Intambara ikomeye ya Burikantu ndetse na MUTESI SCOVIA nyuma y'amagambo MUTESI SCOVIA yavuze akaza kutagwa neza Burikantu. MUTESI SCOVIA ni umunyamakuru ukomeye cyane akaba n'umuyobozi kugeza magingo ya Rwanda Media Commission cyangwa Council RMC, ndetse akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo gifite channel za YouTube zigera kuri 3, yiwe yitwa MUTESI SCOVIA, Mama Urwa Gasabo ndetse na Mama Urwa Gasabo Sport. Akagira na televiziyo ubu kano kanya ivugira ku minara itandukanye, ndetse ikaba kugaragara mu gihugu hose ku mateleviziyo abantu batunze mu ngo ndetse no ku platform atandukanye. Burikantu ni umusore wamenyerewe nawe muri team ya Burikantu ndetse na buri nguni abasore bamenyereye gusetsa. N'abasore baje bakora hit cyane, bakora hit zitangira kuryoha, batangira komera neza, ariko adaciye kabiri batarafatisha cyane batangira kwibrandinga nk'abantu bakize cyangwa bafite amafaranga, ndetse ikindi bakurikizaho kugendana n'ababawonsa. Ubwo MUTESI SCOVIA yari yatumiwe muri Meet Me Tonight yo muri Jenny's Comedy kwa Bamerisi, MUTESI SCOVIA yaje kugira abantu agira inama kuko arabimenyereho cyane nk'umubyeyi ndetse nk'umu-influencer, nk'umuntu uvuga ari kumvikana hano mu Rwanda, nk'umubyeyi uri mu itangazamakuru kandi wakoze ibintu byinshi bitandukanye, kuko cyane cyane k'icyo kiganiro bagitumiramo abantu bakoze ibintu bitandukanye. Hanyuma yaje nawe aravuga, arangije aza kuvuga ku bastari, ariko ubwira urubyiruko arabwira ati ni gute uyu munsi ukora ukagafata ugitaha kwa nyoko, ugitaha mu kageto mu gashambure kari wanyu, ugitaha mu gaskekero, ugitaha mu cyaro, ugitara ahantu hatari umudugudu mwiza, warangiza ngo kuko watangiye kumenyekana ugatushaka bounce ngo bawiyishe. Ayo namwe mu magambo ataguye neza uwitwa Burikantu. Namwe mu magambo ataguye neza uwitwa Burikantu. Burikantu nibwo yifataga video abwira MUTESI SCOVIA ati wowe subira muri politike ibya showbiz byakunaniye, subira muri politike ibya showbiz byakunaniye. Tugarutse, MUTESI SCOVIA n'umumama umaze iminsi watakwa cyane n'abantu bo muri showbiz, kuko yagerageje kuvuga ku bintu bijyanye na showbiz no kuvuga ku bantu mu myidagaduro baramwataka cyane. Ibyo byabaye mu minsi yashize, biba mu minsi yashize ubwo yavugaga kuwitwa Killaman, amuvugaho ko Killaman ari gukora filimi zo gukubita abantu, hanyuma izo filimi ari gukora zikaba ziri guteza ibibazo ndetse zishobora kuzateza ibibazo. Filimi zo gukubita abantu biza no kurangira Killaman izo filimi aziretse, ndetse nubwo Killaman asobanura ko ataziretse kubera ko MUTESI SCOVIA yabivuze, ariko byaje kurangira izo filimi aziretse kuko Killaman ntiyabakizikora. Ariko MUTESI SCOVIA yatakwa n'abantu benshi avuga ngo abaye umuyobozi wa RMC none atangiye kwivanga mu bandi bantu no kubuza abandi bantu bafite umurongo mwiza bakoragaho kuri YouTube ababangamira. Bamwe batangira kubihuza banga kumva ko ari igitekerezo cy'igisanzwe, ahubwo batangira kubihuza n'abantu n'akazi afite cyangwa se n'ubuyobozi afite. Mu minsi yashize nabwo MUTESI SCOVIA yavuzwe muri saga na Pastor Rugagi. MUTESI SCOVIA iratrendinga cyane. Pastor Rugagi ariko yamubwira ko atazigera abona ijuru, ndetse bibi bibazo cyane bigeza aho MUTESI SCOVIA avuga ko nta juru ateze muri Rugagi. Muri Rugagi nawe aza kuvuga ko nyine ibyo yavuze byabo yamubwije ukuri ko niba atishimiye mugenzi we cyangwa atagwa neza mugenzi we nawe nta juru yabona. Biza kurangira bihoshorotse, birashira birarangira. Havaho iyo saga, hazaho saga MUTESI SCOVIA n'uwitwa Murungisabe. MUTESI SCOVIA yaje kuvuga ku nkuru ya Murungisabe yari yakoze kuri Kanimba, Dr. Kanimba. Murungisabe bivugwa ko yari amafaranga ya Kanimba, cyangwa se nta n'ikibyo yamukoze ubuvugizi yamukozeho bwamumariye. Biza kurangira hatangiye kwibazwa ese kubera iki MUTESI SCOVIA, ariko rimwe na rimwe kubakunda MUTESI SCOVIA bakavuga ko atanga ubutumwa cyangwa se akora ibintu byiza, akavuga ibintu byiza aho kabashaka kutabyumva bakabyumva nabi, gusa n'umuhanga.
umuhanga, umuntu utemera ubuhanga bwa Mutesi SCOVIA yaba afite ikibazo gikomeye cyane. Umuntu utemera umubyeyi utinyuka agakora. Ubwo yari muri Jenizi rero, ubwo yari muri Jenizi yaje gukora ikiganiro cyiza gishimishije gisekeje, ariko aza no kugiramo inama nyine avuga ko abo bantu abagiramo inama buri kantu ntiyabyumva neza kugeza aho byamurakaje biramubakaza cyane. Aho muri Jenizi ni naho Mutesi SCOVIA yabwiriye umukobwa waruhagurutse agiye kumubaza ikibazo, nako yari yakimubaje yicaye, aramubwira ati haguruka, abantu bose barimo hano ntago mubana, ntago babiwanyu kubyo wakuzi, ubibwira bamenya ari nande. Nyine n'umuntu mu buryo bwamenyereye bwo gusubizamo no gukora kwiwe, n'uburyo bwiza amenyereyemo, nyine akora ibintu akagusetsa ariko akanaguhanuriramo nk'umuntu w'umubyeyi nk'uko akunda kubivuga. Ndetse Mutesi SCOVIA yaje kuvuga ikintu cyamunanije cyane, ikintu cyamunanije mu buzima kigoye cyane. Cyo nzakikubwira muri part 2 y'iyi nkuru, niho nzakubwira ikintu Mutesi SCOVIA yavuze cyamugoye, kiramugora cyane mu buzima mu itangazamakuru kugeza aho yumva yareka itangazamakuru. Ngewe nitwa Mr Bean, iyo utarengejeho promota ntago riba ryuzuye. Avoid and play. Ini binempire, ndagushimiye kuba udukurikira. Niba warakanze subscribe aho hasi nta kibazo, Imana iguhe umugisha, kandi butarayikanda yikandeho tuze tubana umunsi ku munsi. Bikomeje kuba birebire ndetse bikomeje gutrendingwa, biri gupostingwa cyane, bikaguma kuvugwa cyane ko buri kantu na buri nguni batishimiye uburyo Mutesi SCOVIA yabahanuye. Ariko bamwe bakavuga ati bana mureka umuntu mukuru umaze ibintu umaze igihe kinini mu bintu abasobanure. Abandi ati ese uwo muntu mukuru yaracikanye nyine we avuga iby'abakuru. Mwebwe muri commentaire mubitekerezaho iki? Niki mubivugaho? Muratwandikira muri commentaire mutubwira ati twebwe tubitekereza gutya, turumva Mutesi SCOVIA ari mukuri cyangwa se buri kantu ari we uri mukuri. Gusa tugarutse ku bintu biri kwino mihanda, biragaragara neza kandi bikagaragara ko hari abantu baza bagahita bafata nyine fame babonye cyangwa se ubwamamare babonye, bagahita bashaka kubukoresha cyane mu kwigaragaza cyane nk'ubwo bwamamare, ndetse aho kugira ngo amazina yabo abakorere cyangwa se ibyo ibikorwa byabo bibavugireho, bagashaka kwivugira cyane kugira ngo bigaragaze neza kandi bamere neza. Gusa igihe hari cyo ntago ari ibintu by'intambara zikomeye cyane, gusa nukutumvikana kuri kubamo hagati ku byavuzwe na Mutesi SCOVIA ndetse na buri kantu, hakabamo ko hatarimo kumvikana imirangirire yabyo cyangwa se uko bimeze. Reka tubitege turebe ese bizarangira gute, bizagenda gute, bizamera gute, turebe n'umusaruro wabyo naho bizaherera. Ikintu wibuka kanda subscribe. Hanyuma ikindi niba ushaka gutuma ikintu hanze uratwandikira kuri 0789715647, hanyuma tukakigutumira. Ikindi cyiza nuko ubukana turi gushaka umukameraman uza gukora muri binempire, ariko akaba azi kweditinga ndetse akarusho azi gukoresha social media, byaba ari ingenzi. Ndagushimiye rero wowe udukurikira kandi ukanadukunda umunsi ku munsi. Nanje kuguha the update by'ibiri kuvugwa bihari hano hanze, ngo umenye uburyo byifashe, umenye wagwan, umenye ukuntu bimeze. Wibuka ko tugomeza kujya mu muryango, turi gushaka kugera ku 15 ndetse target vuba cyane, tukagezamuka tukazagera ku gihe tugera ku 100,000, kandi byaba ari ingenzi cyane. Dufite silver kuri binempire, tukaba tugiye kubafungura indi channel yitwa bin entertainment, tugiye kwa tubacishirizaho filimi cyane filimi nyinshi cyane, tugiye kwa tubacishirizaho filimi, tukaba tunabafitiye filimi channel yindi tubacishirizaho ibijyanye n'urukundo, filimi z'urukundo, ndetse tugiye tubacishirizaho n'inkuru z'urukundo. Tukaba tubafitiye na channel yindi tubacishirizaho kubigisha uburyo social media zikora. Ibyo byose turabikora ndetse tukabafasha, ndetse n'abantu bafite umuziki tuzakora na bin
entertainment, bin music, hanyuma habe kuba twakora ibintu tukomeza kugenda neza. Ndagushimiye rero kandi nguhaye ikaze ko udukurikira ukaba ukunda binempire. Njye nyita Mr Bean. Avoid and play.